bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29. Turihuta turageza ku murongo wa 34. Some n'ahandi muri Luka turaza gusoreza mu Bakorinto. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo bukeye bwaho abona Yesu, namwe niho muri? Yego. Ava aho ari aravuga ati, nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho, icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli, nicyo cyatumye nzabatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we, icyakora sinari muzi, keretse yuko iyantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uzabona umwuka amanukira akava kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Amen. Ngo nawe agize gute? Ahamya yuko ari umwana w'Imana. Some hano muri Luka igice cya 7 ku murongo wa 18. Luka igice cya 7 ku murongo wa 18. Ushirika ubute dusome ibyanditswe byera. Haranditse ngo nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Yohana ahamagara babiri muri bo abatuma ku mwami Yesu ati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa utegereze undi? Imana idutabare. Badutegereze iki? Dusoma umurongo umwe muri Yobu. Umurongo umwe muri Yobu 13 ku murongo wa 15. Yobu 13 ku murongo wa 15. Haranditswe ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo. Imana ibidufashemo. Imana igire gute? Mureke dusome n'ahandi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Batarako dusome no ku wa 8. Turabivuga mu gihe kitarambiranye mu ihangane. Haranditswe ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo nasi, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Ihumure twagize gute? Ku murongo wa 8 aravuga ngo bene data, dushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izuba bapfuye, yaturokoye urupfu rukomeye, bityo nanone iracyaturokoye, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Twifuza ko mu gihe tutarambiranye, murabona imbaraga z'Imana ziri aha hantu. Ntabwo twashidikanya ko hariho gukora kw'Imana, ahubwo turabyizeye. Amen. Kubasanze tumaze kwakirana
twibwiye abantu aba hano bo barabizi turi nk'abana mu rugo, ariko abashyitsi turabizi ko iki giterane ari mpuzamahanga. Abashyitsi barimo amazina ni Koshizirungu Emmanuel, umudamu n'abana. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa, ni mu karere ka Nyabihu, ururembo rwa Rubavu. Nishimiye kuba muri iki giterane cyateguwe na famiye y'abana b'Ivuba n'itorero rya Cyahafi. Turimo tugambiriye ko Yesu yamama. Amen. Icya kabiri, igiterane gifite intego narayisomye ku bipapuro bigari, muri kubona ko abari gutambuka no mu marembo muri kuyisoma, ariko hari intego y'igiterane, hakaba n'intego y'ijambo ry'Imana umwigisha yateguye. Amen. Hari abumvisha dusomye imirongo myinshi bagira ngo turakoresha igihe kirekire, ntabwo ari cyo bisobanura. Dushaka kubisoma kugira ngo nidukoresha n'umwanya muto ariko ube wabyumvise. Amen. Abana b'Ivuba haleluya. Nabitegereje, hari wavuze ngo nabarebye ndabamenye. Ndashimira Imana ko nongeye kuboneka mu giterane kumwe na korali yo mu Rubonobono. Bagiye tugirana ibihe byiza, kawe mushuba wacu, umubyeyi, amashimwe dufite menshi. Tuve muri ibyo tujye mu byanditswe byera. Ndifuza ko mu gihe tutarambiranye, njye mfite ubwoba. Hano hari abantu bakunda ijambo ry'Imana, abakunzi bacu murakoze cyane. Ndagira ngo rero mu nsengere ninjye safuriya irimo ibiryo mugiye kurya. Amasengesho yanyu n'inzu nimwe muracamira ibindimo. Nanjye ko mu nsengera ndakozamo ikirushe naruri ibiribwa. Hari kugira abantu bakora amakosa mu materaniro, bakigira abanyabwenge ngo ubuse hariya asomye ngo arahavuga iki, ubuse ngo birangiza byose ngo ntazi ko turataku. Ubwo warangije gutsindwa kera. Abahanga mu materaniro basengera umwigisha, kuko isafuriya ntiwayira mu muriro ngo uyibaze ibiryo, ngo bishoboka. Niba atayikiriza umwihorere mu ijuru baraba bayikirije. Abantu twaje tubana murabizi, nababwiye ko ku meza ntabwo ibirungo bishobora gusumba ibiryo ubwinshi. Tugiye kurya ibiryo rero, genda baha ibiryo, ibirungo murabyishakira. Amen. Mu magambo make ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gukomera ku munsi mubi. Gukomera. Iyi ntego nayisomye mu Efeso igice cya 6 ku murongo waho wa 13. Nugera mu rugo hasome ni ijambo Pawulo yabwiye Efeso. Efeso ryari itorero komoka ku itorero rya mbere, abantu ba kera mu nsengero cyangwa se mu byo kwizera, ariko abarebye abona ntibakomera, abona ntibagize gute. Hari abantu wareba ukareba ibintu akora n'ubukristo bwe, wareba ku ikarita y'umubatizo ukabona ni uwa kera, ariko ukabona ngana ntacyo asinze wabatijwe ku wa 6. Pawulo rero arababwira ati rero ntabwo ari uko mukwiriye kumera, mukwiriye gukomera. Mukwiriye kugira gute? Gukomera. Iyo tuvuga gukomera, abantu ntabwo babyumva, bazi ngo umuntu akomera iyo bamuhaye umwanya, umuntu akomera iyo bamuhaye biro bakamuha kashi bakamuha, ariko ushobora no gukomera udafite biro, ushobora no gukomera utagira kashi, ushobora no gukomera ugakomera rwose, ugakomera utanakomeye no mu mufuka, udakomeye rero. Ngenza abantu nasomye muri Bibiliya bari bakomeye kandi badakomeye mu mufuka, ndabazi muri Bibiliya. Amen. Nta butaka bagira, nta n'icyangombwa cy'ubutaka, ariko akaba umuntu ukomeye. Eliya yari akomeye. Eliya yaragize gute? Elisa yaragize gute? Yaheshaga n'abantu amafaranga kandi batayafite, bari bakomeye. Ushobora gukomera rwose ugakomera. Mbibutse ko iki giterane gifitanye isano n'ibiterane byabaga kera. Turashimira Imana kandi ko yakoresheje abantu bayo bakadutegurira igiterane. Ibiterane nk'ibi abantu bagiye bakizwa mu myaka yashize, hagiye bisigira abantu impamba. Bisigira abantu iki?
ku buryo ibikomeye byagiye biza bisanga twabaye mu biterane biraduterura bibona ntibidutembye hasi. Ariko iyo ubaye mu giterane nk'iko ufite uburangazi uva muri vide kandi abandi batasha bifura. Ndagira ngo mbabwire bene data, nasomye Bibiliya, abantu dukunze kubana barabizi. Nasomye Bibiliya ndasenga ninginga Imana mbwira icyo ndi buvuge muri iki giterane. Irambwira ngo uvuge ibi. Niba hari ibintu bimpumuriza bituma njyama ngasinzira, niyo navuze ibyo Imana ishaka kuvuga. Njyewe nta navuga mbwira abantu ngo njyewe se ko ntari umukomedi ngo nshaka kubasetsa. Ndashaka kubabwira icyo Imana yambwiye ngo mbabwire. Abacyumva muracyumva kandi niyo mahirwe yanyu. Haleluya. Bibiliya dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 hari inkuru itangira iryoshye y'umugabo cyangwa se y'umuhungu wa Zakariya na Elizabeti witwa Yohana. Niwe wabaye umubwirizabutumwa wa mbere mu isezerano rishya. Niwe wabaye umuvugabutumwa wa mbere. Nyuma y'imyaka 400 abantu bacecetse bari baheruka mu iteraniro riri mu mwuka ku bwa Maraki niwe muhanuzi wa nyuma wavuze Imana ifunga igitabo. Iravuga iti twinjire mu nama. Twinjire he? Ibi bintu sibyumva rwose. Nkurikije ukuntu abantu muribuka ko ubuhanuzi bwa Maraki nibwo bwa nyuma bw'isezerano rya kera. Imana iri gutunga abantu ibyo mwavuze nagize gute. Mwanyimye batugaze ninde wakwima kandi umwuka agahumeka. Twakwimye iki? Imana yabwiye iti mwanyimye kimwe. Urumva bari bafitanye amakimbirane. Imana yabwiye iti nta naho yagirana amakimbirane n'uwo naremye. Muzingi ibitabo mutaha. Abahita bose barataha. Abahijiwe inama ikomeye. Inama yabaze imyaka 100. 100. Ubwo igitekerezo cyamara igihe kingana iki? Inama yamaze imyaka 400. Ubwo igitekerezo cyamara igihe kingana iki? N'ubu ndabura n'abantu bakavuga ngo bavuye mu nama ngo inama yabaye kera. Mwebwe mujye mwiruhura, inama yarabaye kandi ibona n'umwanzi. Inama yarabaye. Iriya nama nimubona kariya agapapuro kari hagati y'isezerano rya kera n'irishya karagasobanura imyaka 400. Kariya agapapuro Imana icecetse. Imana igize gute? Nta kwerekwa kuri, nta guhanura. Umuntu wese ayobowe n'ibitekerezo bye. Umuntu wese ahaguruka ati muze dukora itorero, bakavuga bati ceceka keretse niba kiraba ari ikimina, ariko itorero ntiryabaho. Nta torero ryemerewe kubaho. Imana yafunze ibitabo, ntabwo irongera gufungura. Nitanga umurongo tuzongera tugaruka. Birangira inama yanzu ifata umwanzuro. Amen. Bari gushaka uwacungura umuntu. Wagira gute? Muri iyo nama nta kindi Imana arabaga iti mukureho. Ariko ndahombe iyo mukuraho bakiri babiri muri Edeni namuhaye imbabazi. Iyo mukuraho ku bwa Nowa n'abahungu be nk'abarangiza ntabwo stress mbagize. Ariko Imana navuga iti none aho bigeze ntabwo umuntu arongera kubaho. Batanga ibitekerezo batareka ashobora kubaho. Ashobora kugira ngo kubaho. Imana aribonye amategeko ntacyo amariye umuntu. Ibona ibitambo n'abatambyi ntacyo bimaze. Navuga iti nkeneye umwanzuro kumenya ukuntu umuntu yabaho atandesheje umutwe. Wafata umwanzuro ko ari kumushyira ku isoko. Kumushyira hejuru. Abashoramari bakagira gute? Imana ikora isoko
bishyiraho igitabo bishyiramo amategeko y'iki n'amabwiriza y'isoko y'umuntu uzatsindira umuntu ngo niho mu bushishi igitabo iravuga iti iki gitabo urakibumburanye we urabatsindiye isoko ngo igitabo bagitambagiza mu bamarayika bati ntabwo yari Imana bakigera mu bizima bati nta turi abacuruzi bakimanura mu bakuru bati kabiri kangahe mutubonye mu isoko ngo bakimanura n'ikuzimu bati nta mwangura umuntu naho turarata tubura isoko ikuzimu baravuga ngo ntabwo umuntu yananiriye amuremye ngo ariko tubishobora iri kumushyira ku isoko tuyirusha imbaraga ubwo umuntu ayinaniye nishakiye umushira Yohana ngo abibonye ararira aravuga ati turarasikaza kuko tuvuze n'umuntu Bibiliya ivuga ko habuze n'umuntu ariko ngo Yesu yari yicaye iburyo bwawe yari yicaye iburyo bwawe reka mbabwire ntabwo yari asanzwe ari umucuruzi mutagira ngo ayo mapiganwa yarayamenyereye nta nubwo yari ashaka inyungu zo kumufuka ni ikintu cyari kimubabaje ni ukuntu umuntu arasa umuntu abuze isoko abagoyi bakunda kubivuga twese mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe ariko hari ukuntu abagoyi bavuga ngo arahaguruka arashinjagira agira gute arahaguruka arashinjagira ngo arambura ukuboko afata igitabo arakibumbura amena ibimenyetso bigize gute igifatanye mujye mureka kubiterana nk'iyo twebwe ijambo ry'Imana ntabwo yari mu maguma nise mu maguma tazunguza izasokaga ngo abantu uzabari hano n'indirimbira n'ibintu guhanira bari y'agakiza umuntu udafitanye isano n'agakiza umuntu udafite inyota y'agakiza yayobye ntabwo ari amakoraniro yo kuruhura ubwonko abaruhura ubwonko baje ku Gisenyi ku mucanga ntabwo bibaho ntabwo hari aho kuza uwabuze yaje ahubwo hano naho kuza ushaka iyaje hari umuntu yahamagara mugenzi we yego uri hehe undi ngiye mu giterane undi atiyo ati njye murira ni hehe ati njye kujyayo bakurira kujya hano ntabwo wapfa kuza ariko amahirwe tuguhaye nubwo wapfuye kuza ntupfe gutaha ayo niyo twayaguha gupfa kuza wabyemererwa ariko ntupfe narega ntabwo wayoberwa nabyo wayoberwa uzaze kwisha umuntu nubwo barasheheje iyo bigiye bikagera aho baritumye ndabimenye nazo mubisha batabyumvise nihuse Bibiliya ivuga ko Yesu yahise atsindira isoko aravuga ngo igisaka cyose nzagira gute abateoloji barabizi abahanga basobanuye impamvu abamarayika n'ibizima n'abakuru banze gufata kw'icyo gitabo ngo nta kindi batinyaga ngo ni urupfu rwo ku musaraba nta kindi batinyaga none bati ntasi urusigatega imisumari byibura iti jewe ndege imisumari mu kiganza ndege n'ikindi maze nikeburwara nkajya gusara ngire gutya batera imisumari cyotegera bazayitera napfuye batera bazayitera uri muzima inyungu zaba zirimo izarizo niyo mpamvu abaririmbyi n'abavugabutumwa iyo uhagaze hano ukamara iminota 5 utaravuga izina Yesu ubuhemu nta rindi zina munsi y'ijuru ryose twakirijwemo uretse izina ryanjye hari n'ibitabo ndasoma kuko bitinda kugera aho Yesu ari
bitabo biri no muri Bibiliya bitavuga Yesu cyane ngo babyita iby'inkuru simba ari inkuru sindi umunyamakuru cyo ndashaka kugeraho ndahitangera kuri Yesu kugira mugeraho utinze iyo umugezeho utinze umugeraho inzara yarakwishe iyo umugezeho utinze umugeraho wambaye ubusa tugera ahantu tugera kurinde utugira abantu batinze gukizwa baba bari gukusanya ubuhamya n'ibibazo naraye munsi y'ikiraro nafunzwe inshuro 10 wakoraga iki uzaka inshuro 10 najyamye mu mufuka uri ibirayi aho ujyana no ku makoma wari uri mu biki wavutse resa ataraje se ujye muza kare iyo utinze urahonda uhondagurikwayo ujye muza kare ntabwo numva abana baririmba ngo turashima Imana ko twavugiye none abangaba baracyahondagura uko uterana niko utera imbere uko usiba niko usigara ariko uko usenga niko usobanukirwa tubukizwa hakiri kare kuyambanje n'umugabo ngo twajyaga kumwambira iryinyo nige yambuye dore ari rero kurasi mwavutse Yesu mwavutse ko ritaragera mu Rwanda n'ubu turaha hari abari kuyakurana mugiye twebwe turi kumwe ngo none tukajya yandi mugiye twebwe turi kumwe ntaho kujya hahari abandi baracabishaka iyo bari reka nihotere mu nzu birangira Yesu atsinze isoko mu ijoro bahita bamubwira bati aho ubutunzi bw'umuntu niho nawe bisobanura ko utarabino manuka kuri tera bihute mu mari yawe aravuga ati ndamanuka mu parakomando ndagwa inyandungu ndamanukira mu butaka ndabigetaho baravuga ngo ya reka dukosore Satani uyerekeje imipara ku bicu agira ngo niho uzaturuka Satani yashize ingabo mu kirere agira ngo Yesu niho azaturuka Yesu amwereka ko ari intwari itavuga avukira muba kandi agendera muba nitwe Manueli Imana ikorana Satani yashigutse igitego cy'imbere iretereho uzakorwa bisoni Satani itorero rigucika ubwiye Satani abwiye abambari bati ahindutse amaguru yarasa imirundi muyikubita amazimu yamena ingasire z'umurundi mudukubita ku buryo muzamenyera akayaguruza gihinduka ngo muyahanze amaso ku kirere birangira Yesu yaraje turashimira Yesu kwa Satani hanze amaso atari waturuka le sentiment est très fort là-bas nimutabyumva ndabyumvise nimutafashwa ndifasha Yesu mugihe gihanze amaso ibicu byari byarangiye abayigeni bari gukora mu mifuka baravuga bati musubire nta mahoro abanyabwenge bari beterehemo bari bakivuga bati yabyaye yasubiyeyo abandi bati ibisurubeti abandi bati ibishora n'umutaka
Satani icyo gihe yari ahagarariwe n'uwitwa Herode, niwe wari umwagenti kugira abantu abagenti ba Satani. Ariko Yesu nawe afite abagenti, Yesu nawe afite abagenti, Yesu nawe afite abagenti. Kandi turashimira Imana, abagenti ba MTN bambara amajire ba Yesu bakambara amakositimu. Biterwa na kampani ukorera, biterwa na kampani ukorera. Kugira ngo mubyemere muraza tubona mu kanya ndi guswatira abantu simukadi nk'abakiza Satani nk'abari ba Yesu. Kandi mugiye kubibona hano tubahamagaye bazi. Tubaswatire. Iyo umuntu yihanye tuba tubize gute? Tumuswatire. Mukanya murabibona kuko ntukarangise mukaza utabona amakuru meza. Hari igihe uhura mu mujyi ati afata simukadi ya 4G ntuzajya ubona amakuru byihuse, ariko simukadi ya Yesu urajyana ukarota, uratwita ukamenya icyo uzabyara. Reka mbabwire, waba ufite simukadi ya Airtel cyangwa iya Tigo, hari metero ugeramo hasi ntuhamagare. Ariko simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, simukadi y'ijuru, kugira ngo mumenyereze ubwigira muzabaze Yona, muzabaze Yona, muzabaze Yona ari mu nda y'iki. Amen. Yabonye rezo. Yona yabonye iki? Ari mu nda y'urufu. Babona nitwa aravuga ati ma avuga ijambo rikomeye Yona. Nta kibazo rwose, kuzura umwuka wera biremewe. Ikitemewe ni ukuvuga intebe, ikitemewe ni ukuvuga iki? Intebe yo urayibona nayigura kuko murebe hano mabwire. Niyo nari mu nda y'urufi utuza ati kandi wabona mpise mpfa ko ntavuze rwose. Yona aravuga ngo mama sinkumbuye muyomba, sinkumbuye shangazi, sinkumbuye abakorege twiganye, ngiye nkumbuye urusengero rwawe. Aravuga ati ngera unyongeze mu rusengero. Imana ngibona umuntu wayo wabaye ahongera aravuze, iramubwira ati ngaho ifinije kungengere kurukuje perezida kingasha kurukuje yubute baremenye kera. Turashima Imana kuba ameze nka Yona baje, kandi turaza kubakira mu kanya turabasengera abashoboka bose. Yona yaraje aravuga ati bene data, iyo mvuye ndahazi nta burangazi mfite, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Ntabwo nzi iminsi nzamara guheka, nta nubwo nzi iminsi nsigaje ku isi, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa. Iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Ntukemere ko iminsi yawe ipfa ubusa mu bintu bihengereye iminsi bene data. Iminsi y'igihe ibigiye ntabwo muri ntabwo ari k'amashanyarazi ashyira muri ka cupa. Ibintu bigenda ntibigaruke mu minsi. Iyo utumye iminsi yawe ipfa ubusa urarogereka. Bibiliya ivuga ko sindirirwa avuga kuri simukadi ibyo ngibyo n'ubundi nabyihora, ariko narine navuga uwitwa Yeremiya ari mu rwobo mu gikari cy'ibwami ngo bamusunitse mu rwobo rwa metero hirya cyane.
aravuga ati iyi nimero sindeyobe ahita akanda 3 aravuga ati mwami waje uri hehe utabare kuzagutabara. Haleluya. Ntabazanda gutabara mpereke ibikomeye iyo niyo telefoni na midoro ntabazanda mpereke ibikomeye iyo niyo telefoni ntabazanda gutabara mpereke ibikomeye iyo niyo telefoni na midoro ariko sawa curanzi tubangaye kwicu nabyore telefone na mwijuru nera nyita tugatatu aravuga ngo ndabaza ngwereke ibikomeye utaruzi. Hari ibintu abantu batari bazi ariko iyo uvuganye n'Imana ugira gute yatumenya amakuru. Bibiliya ivuga ko amaze gutsindira isoko baramubwiye ngo manuka, aravuga ati jewe nubwo ndi bose ntabwo ndabura abandi mpakazi siganuka ngenda muzi nahinduka bakamenya uwo ndi reka noherezeyo ujya kumanda yatata ako kanya uwo mushinga wa Yesu abona abafatanyabikorwa abona bake ngo hari umukecuru n'umusaza batabonye umwana ariko Yesu ugira abafatanyabikorwa, Yesu ugira abantu rwose ugira abakiriye. Uwitwa Zakariya n'umukecuru witwa Elisabeti ngo barabaye abantu b'Imana. Bibiliya narayisomera avuga ngo bari inyangamugayo. Bari iki? Ngo bari inyangamugayo mu rugo no ku gasozi bari bakijijwe. Ngo Zakariya na Elisabeti babaho, Yesu aravuga ati nangira ngo mu nda yanyu hajemo umwana, ngo ahita hajemo umuhungu bamwita Yohana. Bamwita uyu rero niwe wavutse, niwe w'igihugu avuka mbere ya Yesu, amutanga kuvuka ariko ataravuka ari mu nda na Yesu yari ari mu nda ya Mariya. Elizabeth ahuranye na Mariya, abana barapeperana. Umwate komera bose ndatiye gusha ati hose vuba mba umanzu hanyure ugire gute hanyuze ijambo za hanyuze ibikorwa hanyuze ijambo za hanyuze iki. Turashimira Yesu ntashobora kwangiza ibikorwa tutarahanyuze ijambo. Ntabwo bishoboka mbere y'uko akora amanza kubwira umuntu akazi hanyuze ijambo za hanyuze ibikorwa. Yohana wahita avuka aronka bakora umunsi mukuru. Yohana avukiye mu rugo rw'umukene, urugo rugize gute aravuka Yohana, avuka Yosefu, avuka Elizabeti na Zakariya bamukeneye. Muzi ko Zakariya yabaye yagize ubumuga bwo kutavuka kubera kutizera ko bazabyara. Ngo ku munsi bazanye umwana kumwita izina niho yanditse ku ikaratasi, bamanje amazina y'umwana yandika ati Yohana. Akimara kurisoma aravuga, amaze kuvuga ibirori birataha. Twihuse Yohana arakura, ngo amaze gukura amaze gucuka mu gihe nyina na se batangiye kuvuga bati twamujyana muri materineri. Yazava muri materineri twaba turashaka amafaranga kuri banki yo kuziga pirimeri na segonderi na kaminuza. Imana yavuga iti ibyo murimo mubivemo, nta muzica avukiye. Nahita akomereza ko mu butayu, akomereze ko hehe. Elizabeth na Zakariya bati umwana mucyo sinurajya mu butayu cyangwa se niwe uraje. Uwiteka ati duhamagara uwo dushaka nakomeze mu butayu. Bibiliya iravuga ngo yerekeza hehe. Ageze mu butayu, Bibiliya iravuga ngo abwiza iki z'umutima, ngo kugeza umunsi yerekewe Abisirayeli. Amaze kwerekwa, reka mbabwire nihuse, agaruka afite icyo bita amavuta. Yohana ari mu bantu bavuze ibyuma bitaraza.
twebwe donataho zabwira ati ntabara nabo naongera mikrofoni. Yohana turamwihanganishije ko atigeze abona mekiseri rwose. Yohana yaravuze avuga pafe zitaraza, kandi yabwirije ibihumbi n'ibihumbi biruta ibiri hano, kuko ngo nyuma y'imyaka 400 abantu badaterana, abantu badakora ibiterane, Yohana yaragarutse agarukanisha avuye mu butayu ngo yarahindutse, ubwoya umusatsi waramwereyeho, ubwanwa bugeze aha, ibirenge byarabyimbye, ariko ngo agarukana amavuta. Mesaje yarazanye rero abayuda ntibari bayiheruka, nubwo bwa mbere bari babyumvise abari bakiri bato. Nyuma y'imyaka 400 no mu binyejana 4 abaherukana na Maraki ntabari bahari, ngo hari abantu bashaka. Tugira abantu rero bashaka kuburyo bavuga bati Jesi kuvuga ko turabizi, ariko turashimira Imana ijana n'igihe. Ntabwo byose Imana yasigara inyuma, igihe cyose Imana ijana akosora Imana ngo Imana ngo ni inturage ngo niki kugira abantu bihubwenge. Iyi mirongo ya Bibiliya ngo ni ya kera birashaje bigezete uko no gukubagana ubwo no gukubagana uko abari gukubagana ni ukurengera bikomeye. Bibiliya ivuga ko Yohana yaje abayuda bibereye mu byo barimo, abari mu igaraje, abari guhinga, abari kubagara, abari amatungo, bose umuntu ari mu bye, ariko ngo Yohana ngo ahera hitwa Yudeya. Aravuga ati yemwe nimwihane dore Mesiya araje. Abandi bati yo Esayese muvuge twaramubonye, tiratubwiye ngo duhawe umwana w'umuhungu tukagira ngo aragira saa sita hano none twigeze tumubona se ubuze by'umvuga. Arongera ati yemwe nimwihane Mesiya azaza, ibikombe bizuzuzwa, ibigorane bizagira gute, bizagororoka. Hari n'ikindi batikivuge dukomeze akazi, abantu bazabona agakiza. Avuga Yohana no aravuga ngo haboneka abantu baravuga bateye ko dukurikije amasaha uriya mugabo avuze. N'ejo yaravuze n'ejo bundi iyi mesaje idaciya idasanga, ashobora kuza Mesiya akadusanga tujagara. Abandi bati none umukobwa turi guhinga ugiye kurambika isuka hasi igenda ndatumva amasaha asigaye nimutayambembera umugezi wose mujana ngenda amanutse rwose. Ngo Yohana abona uwa mbere agize gute araje. Yohana ati yemwe aba yerekeje umunwa mu bigo bya gisirikare. Umusirikare atariko narinda ahangaha mu Kivera, numva ijwi ry'umuntu kuva mu gitondo atasara, ngenda imanutse kandi nanshaka muze kumpamara akaba aramanutse. Yohana aravuga bakoresha mikoro bafite amakarine, abasoresha baramanuka bamusanga wabonye bahagaze ari benshi, arababwira ngo yemwe mwabana b'inshira, umuntu ubaburiye ngo muhungu umujinya uzatera ninde. Aravuga batari n'ubwo widukerereza kumva ko twumvise dukora iki. Mwabyumva ko ariko umuntu kubona ntacyo ndi kuvuga, mushaka ko mbabwira ngo faya mbakubite hasi muranga umuti we kandi murwaye. Oya mbabwira ngo faya mwikubite
nareka nkababwiriza mwicaye abangade Yohana baramubaza ngo wivunika twaje n'abadasoba tuzanye tubwire icyo dukora twebwe twaje dukora iki arababwira ngo mwihane mugire muti ndagira ngo mbatangarize ko nta mesaje iruta kwihana nta giterane kitarimo mwihane muzigera mubona muri mashini y'Imana ko cyabaye ibyo bazabyita ibitaramo by'abantu n'abantuzi ariko icyose cyabonetsemo mwihane n'ijuru baragisezerera n'ijuru baragisezerera abakaramuka batekereje cyandike ko cyabaye n'abagiteye inkunga mu bandi n'abakiyoboye mu bandi n'abakibwirijemo mu bandi n'abakijemo ibintu byose bibonetsemo mwihane n'ijuru babibika arapfuka habonekamo abantu banze bati twebwe turi kubona kamanuka kajagari turashaka kukubaza ibyacu neza twebwe abasirikari twabigira gute yesu barabareba ako Yohana arabareba baramenye ko bahembwa make abarababwira ati ibihembo byanyu bibanyura ibihembo byanyu ibihembo byanyu sinjumve mwakoze imyigaragambyo mu guhembwa make kuva wabaho ku isi yose ko abaganga bakora imyigaragambyo bati turavura abarimu bati ibintu byazamutse mutwongere mwari mwumva abasirikari bavuga ngo babonye niba hari ibintu bigira imbaraga n'ibintu ijambo ry'Imana ryageze gute kuva wabaho ku isi yose mwari mwumva imyigaragambyo y'abasirikari mwabaho abaganga nta turavura abarimu rwose ntituri bwigishe n'ibizame ntibizakorwa neza abana ntibazatsinda mu dutabara bagahoza abantu mu ntebe ariko abasirikari Yohana arababwira ngo ibihembo byanyu uwo munsi ntiwamenya yahe icyo akora nabo kubera kunyurwa n'ibihembo ntibasera amahanga haba hahita habonekamo na za telefone haba harimo utuntu tumeze nka twa misiyo haba harimo utuntu twa misiyo muhura yororotse indege n'igikapati nta kibanza wandangira kandi bishaka heza rwose ntuneze gahanga cyangwa kubera iki ibihembo byabo iyo bibanyuze habonekamo n'utundi twa prime habonekamo n'agahimbaza haboneka n'abantu batanyurwa n'ibihembo abakoresha bikora batuzi twebwe nta mesaje batugeneye ariko arababwira ati nako Yohana avuga ati mwebwe ndi kugenda ndareba nkabona hari aho mutandika fagitire ndi kubareba nkabona hari n'aho muriza ibiciro ndimukaka umuntu ibirenze ibitegetse ndimukaka umuntu ibirenze ibigize gute uwo munsi Yohana atangira kubwiriza atangira kugira gute arababatiza watangira kubabatiza benshi baraza n'ejo baraza Yohana yaheraga ku wa mbere abatiza akageza ku cyumweru akongera agatangira kubera ko yari yaratanze Yesu kuvuka kugira gute kandi amategeko y'abayuda nta muntu wabatizwaga cyangwa se watangiraga umurimo w'Imana atarageza ku myaka 30. Yesu rero atarayigezaho Yohana yayigejejeho mbere bivuga ngo Yohana yatangiye umurimo Yesu akiri mu rugo akiri hehe ntabwo muri kunyumva none ngo Yohana iyo mesaje atanze ngwizaho ngaho kuri Yorodani
iragenda isanga Herode mu biro, baravuga batuhereye none wicaye ariko hari uwadutse ugusumbya amavuta. Herode ategeka ati hari umuntu ufite abantu nta muntu wigeze ahamagara ngo bazaje kumureba, ari kuvuga bikaba yategeka bigakomera. Atoje umuntu ati umuntu wemeje abasirikari akemeza abakoresha b'ikoro rubanda rwose rwahuruye uri mu biki. Herode ati biki? Herode ati ko wamenya se turebe mu bitaro ati ninde usaza abantu bagahururana. Turabona ari Mesiya, tuje kumubaza ngo mbese uri Mesiya? Ngo Yohana mu gihe ari aho ngaho babona abantu baraje ati biteze gati ni byiza. None se ko nyakubahwa tunyine tukubaza uri niweho Mesiya? Yohana ati none rero aravuga ati ndishwe. Ukaragura iki? Ukuvuga ngo mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira, ibikombe bizuzuye, imisozi izaringaniza, abantu bazabona agakiza, ibikorane barihuta baja kuvuga ibyo babonye, ariko ngo Yohana akomeza kugira ngo itasoreza ku ijambo aravuga ngo njyewe ndijwi ry'urangurura mu butayu, inyuma yanjye hari iki? Hari undi. Aka rero niko gakunda kunanira abantu kakabafuba, muvuge ngo amena nkavuge akagiye kukavuga amagambo. Nakagaka Yesu akunze gupfa n'abavuga butumwa cyangwa n'abayobozi bayobora amatora, ukabona umuntu ahagaze imbere ashaka ko ari we babona, ntiyuname ngo babone Yesu. Ntabwo munyumvise umuntu agashaka ko jewe nasi uyu muntu nawe nari nasenge warugeze kubyara babyara nabwiye umuntu bazabyara bivuza ameze ko wivuze ko ari weho Yesu uzamuvuga ngo urabirangije uzahita n'umwami Yesu. Weho wewe soreza rivuge ko watewe umusumari nivugire rimwe komeza ko uvuge ko ari weho watewe iki Yesu wa Yesu te twese tukubyishize none murabatizwa mu izina ryawe